yesa umuntu ukomeye pe ubwo wasanga ariyo mpamvu nyine n'abantu bose baba bari kwanga kukuvugisha urumuna amafaranga yose afite bakabona nawe na za nshuti zanjye wari uzi nagiraga zose yarazitwaye ariko seje ni n'umunyabwenge ubu yararebye dutwara imitungo agiye kuri gutwara inshuti zawe ntabwo ari umunyabwenge ahubwo ni incakura akaba n'umugome akaba n'umugome ahubwo ni wowe wamucitse naba yaragutwaye yaranjye aba yarantwaye ikibazo none njye ari kunyica burundu ariko ndadereka nkubwiza ukuri nta kundi twabigenza nyine ubwo reka twemere tubigenze utya ariko ngewe ntabwo mvuye ku izima pe sije kwemerekeje umutima wanjye urabizi back in days uko yananukanyije nawe urabizi cyane ko atawukomerekeje kurusha uko yankomerekeje uzi ikintu kirenze uzi ikosa wakoze na mbere ni ukumuha amahirwe no kumuha umwanya mu buzima bwawe azongera kubabaze kandi uzongera ngarukire Baby. Gice. Gitondo. So good. Thank you. What are you going to Lasciami fare il casino che macchine. Quindi non so il foglio da tre. Così mi mangiami. Quindi cose so. Sure. Io con vedere cosa quello. Sarà questo, invece. Qui. Mese. So. Thank you. Yeah. Go to Tondo. Sure. Okay. Tell me. Very simple. We have been together for so long time, and I was thinking of that. Okay. Shall I call them Patrol? Right now? Yeah, why not? Okay. Sit down. At least I respect you. And I do think icyo cyo kugira akayijyanye nabyo Gice. igihe just time Maybe this is the fun. not time. It's not. Why? Okay. So, I'm not attractive. Yeah, you're attractive.
Kandi cyane pe. Because when I can smile, when we talk, when we to react, I go just in the green wifuza kubikora igihe cyane tugeze. Bisa naho ndakwiye gice n'ikindi kintu. Urahari nawe urahari. Okay. Ibyo kuzamika nyuma cy'inshuti urukundo cyangwa se y'abasaza cy'ingofero. Bisa ndaguze ba isura nyine. Attention, ça le fait des années. Umwuka. Irushaho. Yeah. Mutesi. Bigatera. Neza. Akira. Murakoze. Akira. It's okay. Mutesi amakuru yawe. Ni meza. Meze neza cyane. Ya, nkuko nari nabigusezeranyije kwari umunsi wo kugira ngo dutosinge basi. Okay. Kuko ejo bundi nkusaba bya bindi nkabona bashije kunyakira no kubyakira. I was like, okay. Byaranejeje. Niyo mpamvu nyine nahisemo uno munsi cyangwa uno mwanya ko bibura twagiye kuntu tubigenza tugasekamo tukaganiramo, sibyo? Shabira nantunguye ukunze n'icyo ko. Okay. Biriye. Ntabwo nabiruka. Tumye nibaza ibintu byinshi. Ndibajije uko koko rero kugira inama yo kuzana icyo ko. Sibye kakashira ko nari makunda. Birakoze. Okay. Yeah, it's fine. Byari ngombwa ko abaciyemo igihe kinini kandi wenda uko niyumva bikaba bitandukanye nuko wiyumva, but I have to. Mbega ntabwo twabanye na nabi. Yeah. Okay, that's good then. Kuko kubona useka, kubona wishimye, it's part of my happiness too. Serge imikino. I'm serious. It was, but now, nabisika atari neza. Gusa wenda uvuze ngo byakoze ariko neza. Ariko byo kuvuga ngo ubu ngubu ntabwo byakunda, you know. Okay. Someone knocking there? Yeah. Yes. Cha, naho ubundi rwose. Anyway, so that's good then. Keep it up and keep enjoying. Karibu. Thank you. Bite sha. Ntabwo ushaka kunsuhuza se?
Nzi kumeze neza. Nziza cyane. Can we toast again? Please, hold your glass. Okay. Okay. Let me just give you a good moment. Sweetheart. Kuri kureba gutya. Okay, and then in this. What is it here? Ibyo ubonyanganda bizuba ugiye kubikomeza. Abayiri bose. Nanjye nabibona uko bimeze. Ni mu rugo. Ikindi barancumbikiye. Ntabwo rero twabura kuvugana bisanzwe cyane cyane ko ariko bisanzwe. Akuzi kubona ikintu nigeze kubona na mbere. Ariko rero biziko nta nahura na Serge hano. Usibye kuba ncumbikiye, kuba yifuje ko dusangira kandi cyane mu rugo. Ariko ukuntu wigize umwere. Ukuntu ugize marayika. Sinabibonye byose. Bajya Mutesi basi byose kugira ngo okay. Baby, let me tell you. Nta kintu ubonye kidasanzwe. Kandi ikindi ukunzi uzi ibintu byose Serge anyuzamo yaducishije amasiri nkiri gucamo. Urumva ari ingingo nimwe ifite indengera. Dore ko nsanze muri guseka. Turaseka nk'umuntu tubana mu rugo. Just cheers. Mu maso yanjye. Ariko rero ni ibintu bisanzwe. Ibintu bisanzwe. Ibintu bisanzwe pe. Ahubwo urabona natekereje ko ari ushobora gutekereza ko njyewe na Serge dushobora kugira ikintu dupanga hagati yacu. Ubizi n'ibintu byose turi kunyuramo. Ese nari yaba nkore gishimishije cyatuma tugirana umubano nk'uko uri kubitekereza Chris. Sije kwemerekeje umutima wanjye. Urabizi back in days uko yananukanyije nawe. Urabizi cyane ko atawukomerekeje kurusha uko yankomerekeje. Uzi ikintu kirenze. Uzi kosa wakoze na mbere. Ni ukumuha amahirwe no kumuha umwanya mu buzima bwawe. Azongera kubabaza kandi uzongera ngarukire. Iryo kosa ndarizwe ntabwo narisubira. Reka ntugatekereze ko ndi umwana kutamenya ikibi n'ikiza. Ntabwo nakongera kugwa mu gishuko cyangwa ushijemo. Mutesi. Enough is enough. Ndakumva. Ibyabaye ntabwo bihagije. Birahagije cyane ahubwo sinzi impamvu uwo mwanya ibintu byarangiye rwose udashaka kugaruka. Niba kuvuga ngo wasutse amazi hasi yongere uyoyore ntabwo byakunda. Serge buriya rwose byararangiye kandi ntabwo byakongera gukunda ko nyine twakongera gusubukura umubano pe. N'ibintu bikimba sanzemo. Nakubwiye ngo aracumbikiye ni umuntu wo mu rugo. Yifuje ko dusangira. Nta kindi rero kibiri inyuma pe. Iki ni ikintu cya mbere kimbangamiye. Cyangwa kinambabaza mu buzima bwanjye. Sibe nkubaza. Kuba usoza turi kumwe. Birambabaza cyane kukubonana uri kumwe nawe. Twese murabizashira pe. Hari igihe cyacu tuzayigaruza. Twenda tukabasuramo. Wenda ngo nzafite ishingiro ryo kuba nta kongera guhura nawe. nk'abaganiraho gatoya nabonye nawe ukirutse uzi ubwenge bwinshi ubaza akantu hano ubona bimeze bite rero uru rugo nanjye rwarancanze pe urwo rwarancanze ariko ntacyo bitwaye uyu mugabo wasi n'uyu mugore ubona ari abantu ki usanga ubazi se mubanye igihe ntabwo tubanye igihe gusa nyine ntabwo tuziranye birenze ni akazi kaduhuje ni akazi pe
bose bamvuga w'ikinge n'umukobwa wanjye. Mubeshye kubera ntabwo ngenge mbinjirira cyane, ntabwo nanjye kuba mba ndi mu kazi ntabwo rero nabasha kumva ibyabo ngo mbashe kumenya ukuntu baba bakuvugaho wenda, gusa nyine mba mbona nawe ari abagome cyane cyane uriya mumere arakaritse cyane. ahubwo se nimba wenda nakwinjiriye nakubangamiye cyangwa se wenda nakubahutse wareka nkakubaza kuko mbona uri umuntu w'umupatoro cyane, ariko nkabona ukuntu bagutwaramo n'ukuntu nawe uba umeze mbona nazi ukuntu biba bimeze, wenda nakubahutse hari ikibazo ufite? Rero igitifu mu buzima habamo amashuri menshi, umuntu ariga kugeza ashaje. Ubundi nibyo byuvuze ndi umupatoro. Biragaragara pe ndi umupatoro no kurusha bosi wawe. Buriya yahoze anakorera. Yaragukorera? Yari umukozi wanjye. Ahubwo nagira ngo wowe nawe uri papa we. Oya njye ndi bosi we kuko nawe ari bosi wawe. Ariko noneho hari amasomo naje kwiga kubera ko njye nakuriye mu muryango ukize cyane, ukize. Naje kwiga guca bugufi, naryo ni isomo. Aya uca bugufi ute? Bagufata gutya ninde muntu wakwemera yuko yaca bugufi bamucunaguza koko? Bikaguha kwihangana, bikaguha kumenya kwiyoroshya, kugira ngo ninsubira mu buzima busanzwe nzagendera amasomo yose nyafite. Kare nubwo cyaba ari igisirikare ntabwo njye nakwemera kubaho nk'uko bagufata. Urumva kubera twari twakuriye muri ya miryango y'ikize cyane mu bipangu nk'uko hari imbwa nyinshi kurusha iziri hano. Ntabwo nari nzi abakene ko babaho, ntabwo nari nzi abantu b'abirasi ko babaho, ntabwo nari nzi abo twita ari imbukene ko babaho, ariko hano naje kwiga. Ubu uri ku ishuri? Uri ku ishuri kandi diplome ndayibona vuba ntayo. Byabikabije kabisa, byabikabije. Ubona nari umunyeshuri mwiza? Uri umunyeshuri mwiza, gusa reka maze mbize kuri wa mupatro ufatwa nabi. Biriya nibyo nshaka, ntumbareke. Kora mugore mbona nzakwica. Yandeye buriya se yangira ati haze yenza ankorehore ngo ndamumena umutwe. Uriya mugore ariko nanone nshobora kwemera agakora ibyo ashaka kugira ngo nice amashuri yanjye. Reka maze mbwira wa mupatro basi umunsi umwe azamufashe, wenda umwishe bwo ntabwo byashoboka, ntabwo wenda nanjye nakoroka, ariko ni umunsi umwe uzamufate umwumvishe neza, umwumvishe ko uri umugabo, kuko arakubwira ntabwo najunjamye, yakubwira ukora iki. Oya nese ubundi kugana nawe urabona njunjamye? Oya uri umuntu w'umupatro cyane. Buriya rero anyinjijeho nkakora ibyo uvuga yandiga ko ngiye kumfata ku ngufu cyangwa bakakwiruka. Niyo bahita bafunga burundu, amashuri akaba arapfuye nkajya muri gereza. Namuretse se akavuga ibyo ashaka yewe ngatsinda. Nese ubundi urimo uhangaha usibye kwiga ubundi hano haba mwande? Haba nka bosi we, ariko nyine hari ukuntu nyine muri je twamvikanye ko ari ukugeragezwa tukareba ko nabasha kuba umugabo yawe. Ariko reka mukore igiti wanyeretse ukankorera agakoma cyangwa kacyaye. Agakoma cyangwa kacyaye? Reka mubwize ukuri ukuntu ufatwa pe, njyewe sinzakwicisha inzara kuko nta muntu umenya aho ubwira ageze. Reka mwareka si icyayi? Oya icyayi ntabwo gifata mu nda, reka ngukora agakoma. Agakoma kayibara ushyiramo no ku mata. Aha ngaha ubundi reka mwareka sibyo bazajya bagufata nabi kwima ibiryo. Nzaza nca ruhinga, nzakwereka nzaza nca ruhinga njyewe, nzaza nca ruhinga wowe gusa komeza gutyo tujye twibera nk'abantu. nawe uri mu ishuri? Buriya nanjye ndi umupatro rero. Yego ntunde gukunguka wambonye ariko. Yego n'abaguteye wambonye ndagukunda ibi cyane. ngibi mu cyaro cy'iwacu ubundi niganye gitifu, niyo mpamvu nanjye nitwa gitifu. Ari gitifu w'umujyi wa Kigali, oya nari mubeshye, umugitifu w'akarere kacu hariya aho naturutse, nawe yambaraga nk'uku nguku, navuga ati nanjye reka mbe uku nguku ndetse nzikiga bataraza amatsingo. Reka nkukorere vuba vuba. Yego
ariko niba gusanga urimo kukinywa baraguha bene wanyu ntabwo mvuga humura ntaribi Babe. Strong. Nusubira ubutari kuva mu gitondo. Nta kintu ushaka gushyira mu kanwa wabaye iki? nta kintu ushaka. Nose basi ni ibibazo byo ku kazi. Ikibazo ufite mu kazi? Ndumva nameze neza tu. Kuba utameze neza byo ndimo kubibona. Nshaka kumenya impamvu iri inyuma yo kuba utameze neza ni iyi. Mva mubwira. Nyuma y'uko njye nawe dusigaye dukundana. Turacyari inshuti Chris. Ampasha wa undi wa kera wundi wabwiraga everything nta na kimwe muhisha. Okay? Nyine tunubwo turi kumwe. Umutwe gusa? Hano umutwe uri kumwe byataye. Mbese nawe ku kazi. Yeah, that's all that. Ariko ntibiguhangayikisha. Uze neza. Bahise mukorereje. Nta kintu nshaka. Mutekereza iki? No. Chris, niho kuntera ubwoba. Sinshaka. Nshaka koga. Ubundi nkaryama mbyibura umunsi wose. Umunsi wose? Gusa nshaka no kujya ku kazi. Utarwaye uri muzima? Umunsi wose? Noneho ko ngabona ikibazo ufite. Chris, nshobora kutamenya ibijya mbere. Ako ntabwo wabasha kutameze neza. Hano umutwe gusa ariko ntibisimba. Urugero bigatera. Uzi isura imeze nk'igihe nyaherukiraga. Ikwibutse cyangwa nyine? Serze kugira bigatera. Ikwibutse cyangwa mbireke? It's your choice. Ariko niyo mbona ntameze neza nuko uri kurakara cyangwa ushaka kumbwira ibintu ntazi. Mbese niba utameze neza nyine kuki utambwira ikibazo ufite? Nzajya mpora mwinjiga nk'umwana w'igitambambuga. Murambaza ngo ni igiki ni ibiki ni biki? Ngiye kwibwira gushya. Uyu ni uhetse. Agushobora ikintu cyo ku buzima bwawe. Ndakizi ahubwo ushobora kuba waribagiwe ikintu cyo ku buzima bwawe. Nushobora kuba waribagiwe uwo ndi mu buzima bwawe. Cyangwa niba unamwibuka nta gaciro mu. Right? Reka nkubwire. Buri kibazo cyose gifite uburyo gikemukamo. Kandi agahe ngo ibyo ufite badorete. Nagushobora kumugenda atuza no mu gihe cyane cyo kubwira ikibazo ufite. Nakubwiye ngo ukuri kumwe ntabwo bihagije kuri kubyumva. Ndakubwira ikintu nkeneye. Nkeneye kurya koga nkaryama. So chill. Sigaye mugira agatoki n'imbwa yawe. Jya koga ujye kuryama. Kutagenda. Iki kibazo. No kugenda ugiye kuri kibazo. Baby. Genda ujye koga ujye kuryama. And I'm sorry niba mubwiye nabi. But I have to do it.